nawe shakisha uburyo wabona umwuka wera uvuga iby'Imana ufite umwuka wera. Haleluya. Uvuga iby'Imana utari mu mubiri, uvuga iby'Imana n'ubundi udashakisha, ufite n'ijambo ry'Imana muri wowe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uvuga iby'Imana abivuge nk'ufite imbaraga ahabwa n'Imana. Imana ishimwe cyane, atari ugupfa kuvuga ngo nabonye ngo n'ubundi ngo Etienne ngo ari kuvuga ngo mbona biramubereye ngo nanjye reka njye kuvuga ngo bira nanjye nabishobora. Niyo mpamvu usanga abantu bafata ibintu by'Imana bakabivangavanga. Wivangavanga ibintu by'Imana. Niba uhanura, hanura uko utegetswe n'Imana, kandi uhanura uko kwizera kwawe kungana. Kubera hariho n'abantu rero usanga ari abagabo, ari abakozi b'Imana, akumva umugore we abandi bantu batamubona, akumva mbese rimwe na rimwe bakanabeshya, wenda ugasanga urabona nk'ubu ngubu intoki zanjye hariho impeta, ugasanga umuntu impeta yikuraho kugira ngo bajye bavuga ngo nta mugore afite. Ubwo rero ibyo bintu usanga bigusha abakozi b'Imana kubwo kwirinda, kubwo kutirinda. Ariko iyo habayeho kwirinda, nawe bituma n'ubundi Imana ikongerera imbaraga zo kuramira mu gakiza no mu muhamagaro Imana yaguhamagariye. Ubwo rero Imana igendera abakozi bayo ibahe kwirinda, kuko ushobora kuvuga uti njyewe ntabwo nzasambana, ariko wakunda kugendana n'umuntu mudahuje. Ni urugero, niba uri umukobwa uri umukozi w'Imana, wagendana n'abasore cyane, wagendana n'abagabo cyane, ukibuka n'ubundi waraguye mu byaha. Ubwo rero hari uwavuze ngo ariko se kuko niko twese twaremewe kujya mu ijuru? Wapi! Nukuvuga ngo twaremewe, ntabwo twese nukuvuga ngo twaremewe kujya mu ijuru, birumvikana nibyo. Twaremewe kujya mu ijuru, ariko ijuru rikorerwa umuntu akiriho. Nukuvuga ngo ijuru raryemerewe nibyo, ariko nukora ibinyuranyije n'iryo juru n'amabwiriza akwemerera kujya mu ijuru, ntabwo uzarijyamo. Hari akantu nigeze mbona, umwuka wera n'ijambo ry'Imana ni kataloge y'umukristo ujya mu ijuru. Nukuvuga ngo burya iyo ijambo ry'Imana riri muri wowe, haleluya, iyo umwuka wera ari muri wowe, ibyo ngibyo nukuvuga ngo ni karindari y'ubuzima bwawe. Ubasha kugenda uzi yujya, kuko niyo ugiye kuyoba ijambo rirakubwira ngo nyura aha ngaha. Imana ishimwe cyane. Ubundi kataloge ni uburyo ubasha gusoma ukamenya ngo ningera aha n'aha n'aha, n'ubundi ibi n'ibi nzabishakira aha n'aha. Shaka umwuka wera. Umwuka wera naza. Haleluya. Amen. Umwuka wera naza, azakuzanira abantu. Yego. N'abazungu bazaza. N'imodoka bazaziparika iwawe. Yego. Nubwo nayo kwishyura inzu ubamo wayabuze, ejo hazaza uzagira amazu menshi n'abapangayi bajye bakwinjiriza. Top eleve elemingu wasikaya. Ndagira ngo nkubwire ngo ndi kubwira abantu basaba umwuka wera. Ni ukuri abantu bihutiye gusaba ubutunzi, rimwe na rimwe Imana irabubaha, ariko bamaze gusaba ubutunzi ibubahaye badafite umwuka wera, bajya kubusambanisha, none bagiye kurimbuka. Ariko nubwo ubwo butunzi yabuguhaye, ongeraho n'ikindi ubwira Imana ngo Mana wamaye amafaranga, mereza n'umwuka wera. Haleluya. Uriya musaza bita Antoine Rutayisire, uriya mushumba menya ari uw'itorero Anglikani. Yego. Uriya mushumba buriya ndamukunda cyane, njya nkunda no gukurikirana ubutumwa atambutsa. Buriya uriya mushumba agira ibintu byiza cyane by'ubwenge, ku buryo ugiye ukurikirana ibiganiro bye nawe wakunguka ubundi bwenge. Kimwe n'uyu musaza uyu nawe witahiye ejo bundi, uyu Pastor Ezra Mpyisi. Uyu Pastor Ezra Mpyisi. Buriya ni ukuvuga ngo Ezra Mpyisi abantu benshi bagiye bamuvugaho ibintu byinshi cyane, ariko buriya njyewe n'abandi irambwira ngo icyamamare, umuntu wa mbere wapfuye w'icyamamare wari ubundi kwamamara, naho n'Imana yambwiye icyamamare, irambwira ngo uriya munyepolitike witwaga Twagiramungu, witwaga Rukokoma, yarambwiye ngo niwe muntu wa mbere yambwiye ugomba gupfa umwaka utarashira. Uwa kabiri irambwira ngo abantu babuze umwuka wera, abantu babuze umwuka wera. Ni ukuri abantu baravuga Imana ariko babuze umwuka wera. Abantu nibasoma Bibiliya, ni uko ngo wabonye umwuka wera ugasoma n'ijambo ry'Imana, ni ukuri ibyawe byagenda neza. Imana ishimwe cyane. Hari igikenewe, shaka umwuka wera, usoma ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana, reka dusenge Imana.
ariko tutarasenga imana. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Wowe ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho n'abaye bose aho herere hose, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho. Ni Nepa wo gusuhuza, ntago ndi jenyine, ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana uturuka mu majyaruguru. Tumaze turamuzi, ari imbaraga z'Imana, Imana iri kumukoresha imirimo y'ubutwari, kandi ntago ashobora gutinyuka kuva iwabo akaza ku Musaraba TV nta kimana mutumye. Ndamukunda cyane, nawe ndabizi ko nkunda cyane. Reka ntangire musuza kandi ndamubakundishije namwe mu mukunde, kuko n'umukozi w'Imana Imana ihamagaye, kandi n'umukozi w'Imana muri bake bagifite umwuka w'Imana nawe arimo, muri bake batarabivangavanga nawe arimo. Ndamuhamirije n'ijuru rikomeze rimuhamirize mu izina rya Yesu Kristo. Vedaste, uraho neza? Turaho, turashimira Imana. Amakuru ni meza cyane. Uwiteka araturinze. Vedaste, twari tumaze iminsi tutabonana ariko. Twari turimo dusenga. Mu majyaruguru bimeze bite? Turashimira Imana rwose. Imana ibanye natwe neza. Hajya ahantu musengera bahita mu Vedaste, hari ishyamba cyane. Ndabirambiwe. Ari ndabirambiwe. Hari ahandi ni gute bahita ngo kera? Dusengera ahantu hatandukanye, mu bisate byantuze. Njya mumva no mu makoro. Mumeze neza ariko? Tumeze neza, turashimira Imana rwose. Imana ibanye natwe neza, iturindiye mu buntu bwayo, kandi tubanye neza nayo. Vedaste, nshimye Imana ko igushoboje kandi kongera kuboneka ku Musaraba TV. Nanjye mbishimiye Imana. Ntabwo nari meruka ku Musaraba TV, maze iminsi ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ubwo rero muri iyi minsi Imana rero niho yansuye, imereza icyo gushyira abantu bayo. Iri joro Imana iransanga, irambwira ngo genda ubwira abantu banje aya magambo. Ubwo rero nibwo buryo nanjye ngeze imbere ya kamera, imbere y'Umusaraba TV, ngiye kubwira abantu b'Imana iby'Imana yampaye kubabwira. Yego, urakoze cyane. Uti nje kuri kamera ariko nzanye kandi n'ubutumwa Imana yampaye. Vedaste, manzi usenga Imana, tuze twinjire muri ubwo butumwa Imana yaguhaye. Yego Mana, turagushimye, turaguhimbaje, ushyirwe hejuru. Abami, abakomeye bo mu isi bose bavuge ko wera. Ni ukuri mu isi ntawe uhwanye nawe, ndetse no mu ijuru ntawe uhwanye nawe. Ibisima bine ndetse n'abamarayika, ni ukuri bahora bikubita imbere bavuga ngo urera. Natwe uyu mwanya dufatanyije n'ibizima bine ndetse dufatanyije n'abamarayika kuvuga ngo urera kandi urakomeye. Himbazwa Uwiteka, kubera yuko ari wowe utwemereye kugera ku Musaraba TV, aho tugiye kuvuga ibyo waduhaye kubwira abantu bawe. Ndakwinginze Mana, kugira ngo umwuka wera anyobore muri byose, kandi undinde kugabanya ibyo wampaye cyangwa kubyongera, ahubwo Uwiteka Imana unkoresha iby'ubutwari, ibyo ushima ko bigera ku bantu bawe, abari byo unyuza mu kanwa kanjye. Nemeye kukubera igikoresho muri uyu mwanya, kandi njyewe nkubere mikoro, abari wowe uvugira muri njyewe. Abambona be kubona njyewe, ahubwo babone wowe, kandi muri byose ubikorere kugira ngo izina ryawe abe ari ryo rihabwa icyubahiro, kandi nanjye Uwiteka bamenye yuko ndi umukozi wawe. Maze Mwami, ibyo tuvuga byose muri uyu mwanya bizaguheshe icyubahiro, ndetse bizatume benshi
babona ubugingo buhoraho, bizatume benshi bakugarukira, bizatume benshi bari bacitse intege nk'uru rugendo n'abari kure yawe begezwa hafi yawe. Urakoze, turagushimye, ngaho udukoreshe nk'uko wabigambiriye, niko tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, amen amen amen. Urakoze cyane Vedaste, urakoze cyane. Nahoze mvuga mu kanya muri introduction mvuga yuko uri umwe mu bakozi b'Imana nemera muri no minsi bataratangira kubivanga bakiri bazima. Ese ujya ubona sinzi bya byose mu gisate turimo kiyobokamana, ujya ubona abakozi b'Imana agatangira uyu munsi tumutangira ubuhamya bwiza, ejo mu gatondo ugasanga yatangiye ku wundi, ugasanga ari abantu muri no minsi bubaka no ku bahanuzi, ku bakozi b'Imana runaka, ku bashumba runaka, ku bakozi b'Imana runaka, yajya muri za ntege cyangwa ugasanga bigushije abantu benshi cyane. N'abahanuzi rero muri no minsi bari kugenda bagusha abantu benshi cyane, bitewe n'uburyo batangiye, bikaba nka ryasha ngo mwatangije iby'umwuka ariko musoresha iby'umubiri. Nimba ari iminsi y'imperuka iri kubitera ntago mbizi. Ibyo icyambere, ibyo nawe uri kubibona? Ndi kubibona, kandi buriya ngiye ikintu ushimira Imana, wagira ngo twaganiriye. Ikibazo mbajije kiri mu bisubizo by'ibyo Imana yambwiye kubwira abantu. Yego. Hari umurongo ngenderwaho abantu babasha kumva bagasobanukirwa, ndetse abarimo bagushwa n'abahanuzi cyangwa bagushwa n'abitwa abakozi b'Imana, nibura bakamenya neza yuko umuntu adakwiriye kugushwa na runaka, kuko umuntu we ni umuntu, abantu baragwa. Ukumva nese Bibiliya iravuga ngo uwibwira yuko ahagaze ngo yirinda atarwa. Iyo hatabayeho kwirinda rero, niyo mpamvu uzakubona ukabona umuntu yari umukozi w'Imana afite amavuta, imbaraga z'Imana ziri muri we, ariko kubwo kutirinda ukumva yabaye indaya, ukumva yagiye mu busambanyi, kumva yinjiye mu byaha byo gutuma izina ry'Imana rigawa. Niyo mpamvu rero kubw'ibyo ngibyo igisubizo cy'ibyo umbajije kiri mu by'Imana yampaye kubwira abantu. Yes. Igisubizo cy'ibyo nkubajije kiri mu by'Imana yagoye kubwira abantu, ariko se tutagira ku cyo gisubizo Imana yagoye kugira ngo ubwire abantu cy'ibyo bintu bibaza. Nakwibaza n'undi wese yakwibaza, nimba turi kuguhamiriza uyu munsi, nimba abantu bari kuguhamiriza uyu munsi, ibanga uri gukoresha kugira ngo utagira muri ibyo ngibyo turi kuvuga ni irihe? Buriya ni ukuvuga ngo icyambere cyo kwirinda, buriya mu uyu murimo w'Imana dukora tuba turi ku rugamba. Muririmbyi w'108 yaravuze ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Arangije avuga ngo murambihamya naho igihugu cyose cyaseka. Hari naho yageze aravuga ngo ndi umukristo, ngo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Aravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, aravuga ngo ufite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Icyambere ni uko njyewe mbanye na Yesu, kandi iyo ubanye na Yesu neza ni ukuvuga ngo mukabana neza muri kwa gusenga. Wambwiye uti wanyu hari ahantu musengera, harahari kurinda birambiwe mu nsengero. Iyo usenze ugasenga ufite intego nta buryarya, icyo usabye Imana irakiguha. Bityo rero ni ukuvuga ngo icyo niyemeje nabwiye Imana ngo ntikabure icyubahiro mari. Ubwo rero nubwo abakozi b'Imana bari kugenda bavangavanga mu murimo w'Imana, ariko nabwira abantu ngo haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali. Bityo rero ikimfasha kuba njyewe nyifite ayo mahirwe, nta nubwo ari nawe wenyine ubimbwiye, nta nubwo nje kwiyogeza hano, harimo n'abamamagara bakambwira bati rwose mu bakozi b'Imana b'iki gihe turareba tugasanga wowe uri mu mwuka w'Imana utandukanye n'abo turi kubona iki gihe, bajya babimbwira. Ariko mu by'ukuri njya nkunda kubwira abantu, rimwe na rimwe harimo n'abantu bagushwa no kubogeza, umuntu wamwogeza nabyo bikamugusha. Nangiye kuvuga ko ugiye kugwa rero, nanjye ngiye kubwira njyewe ntabwo nshobora kurwa. Buriya mwene data, kuba njyewe ndi imbere ya kamera, ndi imbere
y'umusaraba TV ngiye kuganiriza abantu benshi batandukanye, ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu nabwiwe igihe kirekire. Imana inyuze ahantu hatandukanye. Buriya iyo abantu bumva ngo baguye, hari abantu bagushwa n'ubukene. Paulo yaravuze ngo nize gusonza, niga no kugira ibisaga. Mbese ibintu byose yabivuzeho uko yagiye abinyuzwamo. Buriya nanjye mu bintu bifasha, nubwo tunyura mu bigeragezo rimwe na rimwe tukiganyira, tukabwira Imana ngo Mana waradutereranye. Ibintu nagiye acamo byinshi bitandukanye bikomeye, biri mu bintu bifasha gukomerera mu muhamagaro Imana yamamagariye. Kuko ni urugero, abakozi Imana benshi urasanga bagushijwe n'amafaranga, kubaho nta mafaranga afite. Ibyo nabinyuzemo, ugasanga bagushijwe, yaba ari umugabo ugasanga agushijwe n'abantu b'abagore. Mu bintu njyewe mu muhamagaro wanjye ngira ngo igihe cyose wenda ukunze kumbona naho nkorera umurimo w'Imana, niba ndi umuntu w'umugabo ntabwo ngiye nkunze kugendana n'abantu b'igitsina gore. Ku iteka ryose tubana mu murimo w'Imana gutyo, ariko kuvuga ngo nakoze urugendo ngaho nserukanye n'umugore utari uwanjye. Ari nayo mpamvu wabonye ubushije merukano nazanye na madamu wanjye, isheri wanjye twe twazanye. Hariho n'abantu rero usanga ari abagabo, ari abakozi b'Imana, akumva umugore we abandi bantu batamubona, akumva mbese rimwe na rimwe bakanabeshya. Wenda ugasanga urabona nk'ubu ngubu intoki zanjye hariho impeta, ugasanga umuntu impeta yikuraho kugira ngo bajye bavuga ngo nta mugore afite. Ubwo rero ibyo bintu usanga bigusha abakozi b'Imana kubwo kwirinda, kubwo kutirinda. Ariko iyo habayeho kwirinda, nawe bituma n'ubundi Imana ikongerera imbaraga zo kuramira mu gakiza no mu muhamagaro Imana yaguhamagariye. Ubwo rero Imana igendera abakozi bayo, ibahe kwirinda. Kuko ushobora kuvuga uti njyewe ntabwo nzasambana, ariko wakunda kugendana n'umuntu mudahuje. Ni urugero, niba uri umukobwa uri umukozi w'Imana, wagendana n'abasore cyane, wagendana n'abagabo cyane, ukibuka n'ubundi waraguye mu byaha. Ubwo rero hari uwavuze ngo kwirinda biruta kwivuza. Njyewe rero uriyizi ko mugendanye tubikora niko bimeze. Ntabwo wamenya igihe byabereyeho, kuko abakozi b'Imana bagwa ntabwo mbarushije imbaraga. Njye nahisemo rero kwirinda. Hariho n'abagiye bambwira batari ko mukozi w'Imana wagiye udufasha, wagiye n'ubundi udufasha tukagutwaza n'igikapu. Hariho n'uwambwiye atari kushaka igihazi cyangwa Eliya ntiyagendanaga na Elisa, atari ko watubwiye tukajya tugendana mu by'ukuri tukagufasha mu murimo w'Imana. Nareba nkasanga hari abantu bahaguye benshi, bikantera rero kuvuga ngo njyewe akaza n'umukobwa kugira ngo mujye mugenda nasi y'igitsina gore. Barabivuga pe, bagiye babimbwira cyane, bakabimbwira. Ariko nkareba nkasanga hari abakozi b'Imana nzi, ngiye kubavuga narondora benshi, nkasanga umukozi w'Imana wari ufite amavuta, kwirinda byarabuze, akabaguye mu byaha. Ugasanga nuko ariko iyo wirinze biragufasha. Kandi ndi imbere y'Imana, nukuri hamwe no gusenga Imana, njyewe mbivugiye imbere ya kamera, nzakurikiranwa n'abantu benshi. Ubwo hari waririmbye ngo ubwo abandi babiretse twebweho turakomeje. Nukuri niba abakozi b'Imana bagenda bagwa, bakagenda bava mu buntu bw'Imana, Imana senga iyampamagaye ikankura hahandi muri wa mwijima w'icuraburindi, iyo Mana yangiriye icyizere, nanjye nkayigirira icyizere, izakomeza kumfasha. N'urugendo rwanjye nzarurangiza neza, kandi nukuri ndabihamya nashidikanya Imana izabifasha. Pawulo yaravuze ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'uwikuwemo. Uwakumva uvuze gutyo ntiwabuvuguruje Pawulo ku byo yavuze. Kucyambaye umwambaro w'urugamba kuvuze gutyo ko utarakurwamo ejo waraswa. Buriya ni ukuvuga ngo kuraswa nta munsi tutaraswa. Buriya tugiye mu buhamya, ubu ni ukuvuga ngo tugiye mu buhamya, nkakubwira wenda kuva aho ukwezi kwa mbere kwatangiriye, urabona turacyari mu kwezi kwa mbere, nkakubwira nti Satani yandashaho imyambi, andasaho imyambi, ariko na n'uyu munsi ndacyahagaze. Turaswaho imyambi keshi, ariko kubera Imana yaduhamagaye no kuyisenga duhora dutakamba ngo Mana utube hafi.
imana niyo itwongerera imbaraga. Bibiliya iravuga ngo abasore benshi b'imigenda baziruka bananirwe, ngo baziruka ngo bazacogora, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nshya. Hari imbaraga, haleluya. Hari imbaraga Imana igenda itwongerera. Waba wari ugiye gucogora kumva Imana ikongereye imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mbonereho no kubwira ba bandi bananiwe mu rugendo, urumva imbaraga zibuze. Muririmbyi wa 88 mu gushima Imana arabivuga neza ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Hari abantu benshi bakorera Imana bakifuza kugabura iby'Imana badasenga, ariko mu by'ukuri iyo wasenze Imana, mu gusenga Imana niho Imana igikugenderera. Rimwe na rimwe ikakubwira ati dore imbere hari umutego, umenye ukuntu wakwitwara. Imbere hameze gutya, ubashe kumenya uko wakwitwara. Ariko iyo ugenda ukavuga iby'Imana udasenga, iteka ryose wibuka waguye muri ambushi. Nabwiye abantu ngo dufite umunetsi. Umunetsi rero ni Umwuka Wera, aratunekera akatubwira ngo imbere bimeze gutya, imbere bimeze gutya, natwe tukamenya uko twitwara. Imana ishimwe cyane. Hari abavuze ngo utwo tuyoga twose twagiye tuza turatumye tugakizwa, bakambara birebire tugakizwa, bakazamura tugakizwa. Niko bimeze. No mudu urimo nawe. Niko bimeze. Ubundi tureba ibintu byinshi. Buriya mw'iyi minsi naje gutekereza, uvuze ku bintu nekereza ukuntu natekereje. Ubundi ngiye hari abantu naje gutekereza muri iyi minsi numva ndabakunze cyane. Uriya musaza bita Antoine Rutayisire, uriya mushumba menya ari uw'itorero Anglikani. Ego. Uriya mushumba buriya ndamukunda cyane. Njya nkunda no gukurikirana ubutumwa atambutsa. Buriya uriya mushumba agira ibintu byiza cyane by'ubwenge ku buryo ugiye ukurikirana ibiganiro bye nawe wakunguka ubundi bwenge. Kimwe n'uyu musaza uyu nawe witahiye ejo bundi, uyu Pastor Ezra Mpyisi. Uyu Pastor Ezra Mpyisi. Buriya no kuvuga ngo Ezra Mpyisi abantu benshi bagiye bamuvugaho ibintu byinshi cyane, ariko buriya njyewe nakundaga kumukurikirana kuko nawe hari ibintu byinshi namukuraga. Njye ntangira kumenya Ezra Mpyisi namumenyeye ahantu yari ari gusengera abantu baragiye kaminuza, bari muri kaminuza, arasenga aravuga ngo turagushimye Mana, ngo kubera yuko ngo waturinze ngo kuva mu ntango z'uyu mwaka ukaba wemeye ko tugera ngo n'ubundi mu mpera z'uyu mwaka, ngo turagushimira ko warinze abana bacu bakiga, ngo none bakaba barangije amashuri neza, ngo dore ngo bamwe ngo bagiye kubona akazi, abandi bakabura, ngo abandi bagiye kuba abashomeri, ngo abandi bagiye kujyanwa i Rusororo. Noneho yabivuga abari aho bose bagaseka. Ako kantu katumye nkurikirana uyu muntu ni muntu ki. Ezra Mpyisi mukurikirana gutyo, nkajya nkurikirana ibiganiro bye buriya no mu mateka, kuko uriya musaza wumva z'amateka yo mu gihe cy'abami, ugahita umenya ibintu byo kubami utaruzi. Mbese buriya mu gupfa kwe numvishe nawe ambabaje, yari umuntu ukenewe, numva nawe arambabaje cyane, ariko nta kundi ubwo Imana yamusaruye kubera ko yari nuko nyine yabonye buri gihe cyo kirangiye. Ubwo hari n'abandi wenda b'abanyabwenge baba ariho Imana ibiri gutegura. Ukunda gusenga manzo komeze ntacyo. Oya ngende cyavuga kwa abo basaza Rutayisire twane rero. Nawe ari ikintu cyatumye mukunda. Hari akantu nabonye muri Covid, ni nako katumye menya Rutayisire. Aravuga ngo umunsi umwe nari ndimo ngenda ngo ndi hafi ya convention center, ngo ntwaye imodoka, ngo ngiye kubona mbona ngo umukobwa, ubwo ndabivuga sanishiye ku bintu mbajije, ngo ngiye kubona ngo mbona ngo umukobwa wari wambaye ngo asa naho yambaye ubusa neza neza, ngo none ngo mu gihe nari ntwaye ngo ndabirinduka ndeba wa mukobwa ngo ukuntu ngo yambaye, ngo mbona abantu bose mu muhanda ngo abatwaye imodoka, ngo ari n'abagenda n'amaguru, ngo ngiye kubona mbona ngo bose bitegereje wa mukobwa ukuntu yambaye ubusa, ngo ndangije ndavuga ni kandi uyu mukobwa ararikora mu uyu muhanda, ngo mu gihe nyibivuga ngiye kubona ngo mbona ngo wari uri imbere yanjye ngo yakubita, ngo yahisa kubita indi modoka, ngo ndavuga ni ati nturukureba ibyo mvuze ko bihise biba. Ati ngeze mu rugo mbibwiye madamu, ati madamu aravuga ati none se wowe wari utarimo umureba, ngo noneho ndangije ndavuga ni none se, ati Imana yaremye amaso, ati none se nari kubura kureba, ati ngomba kureba kuko nicyo amaso abereyeho.
tureba byinshi rero nicyo nashatse kukubwira. Yego. Amaso yacu areba byinshi. N'ubu ndi kuza hano hari uwo nabonye mbona yambaye ubusa neza neza w'umukobwa yambaye ubusa pire. Ariko ibyo turareba tugatambuka, ibyo ntabwo ari ibyo kutugusha kuko nabo bari gucuruza ibyabo, natwe dufite ibyo ducuruza. Ubwo rero niko bimeze. Niba hari ushobora kuba yavuga ati uko biri kose njyewe Vedaste uriya mukozi w'Imana mutegehana, njyewe nahisemo kandi ndi imbere y'Imana, nzi neza yuko uwo nemereye gukorera ngomba kumukorera, nabo bafite umwami bakorera, buri muntu wese nuko nguko, ariko njya senga Imana kandi niringiye yuko Imana izamfasha nkasoza urugendo rwanjye neza. Nukuri nta kibazo ngiranye n'Imana. Mane go umugisha. Reka ngo turakaririmbo nkomeze ikiganiro. Haleluya. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Bakoze cyane. Urakoze, Imana iguha umugisha. Mu minsi ishize twiza gukora ikiganiro Vedaste, utubwira ubumwe mu butumwa Imana yari yaguhaye bw'abantu batatu Imana igiye gucyura. Umusaza wacu aba arigendeye, ari mu bo hanuye nawe? Oya, ntago arimo. Ntabwo arimo. Okay. None ntabwo arimo, ariko iby'Imana yambwiye byarabaye. Bose baraki abantu batabimenya. Yari yambwiye ngo umwaka utarashira. Umwaka utarashira. Umwaka utarashira. Ubundi nibwira ko naye nahanuye ngo umwaka utarashira hari abantu b'Abanyarwanda b'ibyamamare n'ubundi bazaba bamaze kurangiza igihe cyabo, umwaka uzarangira n'ubundi batakiriho. Siko bimeze. Yego. Noneho rero buri buhanuzi bujya busohora, abantu ntibamenye ko n'ubuhanuzi bwasohoye. Ariko ikintu cya mbere manza gusobanurira abantu bakurikirana Umusaraba TV cyangwa se bazankurikirana hose, kuko ibyo mvuga ni ukuvuga ngo nabisubiramo. Iyo uvuga ibyo wabwiwe n'Imana ubivuga ntabwo bufite. Ubundi ijambo ryitwa kuba icyamamare ndabanza ndisobanureho, kubera ko buno abantu hari igihe umuntu avuga ibintu abantu bakari bya bintu umuntu avuze bikavugwaho n'abantu benshi cyane, bikavugwaho n'abantu benshi. No tugiye kura ese aba bantu bagiye umwaka utarashira ni bande kandi bibyamamara. Nshaka kugira ngo sobanurire abantu, ariko manze mabwire ijambo icyamamare icyo risobanura. Nepo icyamamare iyo ubyumvishe bishaka kuvuga iki kugira ngo unsobanurire abantu. Oya, buriya nanjye ubwo n'umukoro mushyize imbere numve neza impamvu njyewe icyamamare uri kuvuga. Nje wowe wabihanuye mu buryo bw'umwuka, ufite uko warebaga icyamamare mu buryo bw'Imana cyangwa se mu buryo bw'umwuka, bitandukanye n'uburyo nabona icyamamare mu buryo bw'imizi. Ahubwo wabihanuye ugendeye mu ki, mu buryo tuzi rusange cyangwa agende mu buryo bw'umwuka? Njye nabihanuye mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka rero, kubera ko njye ntari umuhanuzi ntago namenye icyo washatse kuvuga, ubwo wadusobanurira. Noneho rero icya mbere ngiye gusobanurira abantu ni ukuvuga ngo icyamamare ni umuntu uzwi n'abantu benshi. Yego. Noneho rero iyo uvuze ngo icyamamare abantu bahita bareba bakavuga bati buri icyamamare, bagahita bareba bati Israel Mbonye, ati se si icyamamare, ati buriya wabona ari Israel Mbonye. Abantu bakareba bati bati none se bati buriya minisitiri runaka si icyamamare. Urukumva abantu bakareba bati umukinnyi runaka se si icyamamare. Ariko icyamamare ubundi ni umuntu uzwi n'abantu benshi. Buriya ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora gupfa noneho yaba apfuye, ugasanga rwose biheze iyo ngiyo no mu kagari ntibamenye ko runaka yanapfuye, bigahera aho ngaho mu mudugudu cyangwa ku musozi yari atuye. Nibwo buryo rero Imana yambwiye ngo hari ibyamamare bibiri bizapfa umwaka utari washira. Kandi kwamamara hari n'abantu babi byamamare, ugasanga umuntu yamamaye mu byiza cyangwa umuntu yamamaye mu bibi. Ariko icy'ingenzi ni uko umuntu kuba icyamamare ni ukumenywa n'abantu benshi, ni ukumenywa n'abantu benshi. Ubwo rero
nasenze imana ndayibwira ngo none umwaka urashize ibyamamare wambwiye wavugiye muri njyewe yuko bizapfa nk'ikimenyetso ni ibihe imana irambwira ngo icyamamare umuntu wa mbere wapfuye w'icyamamare wari ubundi kwamamara naho n'imana yambwiye icyamamare irambwira ngo uriya munyepolitike witwaga Twagiramungu witwaga Rukokoma yarambwiye ngo niwe muntu wa mbere yambwiye ugomba gupfa umwaka utarashira uwa kabiri by'ibyamamare ubuhanuzi imana yanyujijemo n'ubundi ngabo uko imana yabimbeye urakoze cyane ntago twakorwa dujya mu bintu byinshi cyane cyane ko message yatambutse ushaka kureba iyo message ari bwongera asubire mu biganiro twagiye dutambutsa biragiye bisobanutse reka none dukomeze ikiganiro cyacu watubwiye ati maze iminsi ndi gusenga imana none nje impaye message reka tuguhe umwanya noneho utambutse message utambutse ubutumwa bwiza uko umwuka agushoboza ngo ndavuga nti hano uko imana uko umwuka gutegetse ugende muri uwo mujyo yego murakoze cyane iri joro rero imana yasanze irambwira ngo genda ujye ku musaraba TV ubwira abantu bashaka umwuka wera bakundiye n'ijambo ry'Imana n'ibindi bashaka bazabibona iri joro ndabisubiramo imana yasanze irambwira ngo genda ubwira abantu bashaka umwuka wera bakunde n'ijambo ry'Imana n'ibindi bashaka bazabibona dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice ni 2 umurongo waho ibice byaho ni 2 umurongo waho w'ikenda turasoma n'umurongo w'icumi abami bakangahe abami ba kabiri ibice byaho 2 umurongo w'ikenda n'umurongo w'icumi yego haranditse ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera naratandukanywa nawe Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bube imana ishimwe cyane ndavuga gatoya cyane kuri Eliya yari umukozi w'Imana mvuge cyane no kuri Elisa nawe yari umukozi w'Imana ariko uyu Eliya ni umwe mu bakozi b'Imana bakoreshwaga n'Imana ni umwe mu bahanuzi b'Imana babanaga n'Imana neza ndetse Imana igakorana nawe imirimo n'ibitangaza ni umwe mu bigeze bavuga ngo magaritse imvura ndetse n'ikime nikikongere gutonda ku myaka no ku byatsi kugeza igihe nzabitegekera kuva uwo mwanya imvura irahagarara n'ikime kirahagarara ni umwe muri ba bantu wigeze ubwira ingabo z'Abasiriya 50 zari zije kumufata abwira ingabo 50 na fandi wazo baje kumufata arababwira ngo bamubwiye ngo umwami aradutumye ngo ngwino umwita arangije aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro uva mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50 uwo mwanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50 numwe muri ba bantu bakoranaga n'Imana mu buryo buhambaye numwe mu bigeze ateranya abahanuzi ba Bali n'abashera abahanuzi ba Bali 400 n'abashera 450 bose arabateranya abicira mu kibaya abicira Karumeli ahantu yari yabateranyirije noneho ngo abantu bose babonye ibibaye baravuga bati burya rero Uwiteka niwe Mana Uwiteka niwe Mana bivuze ngo uyu Eliya yakoranaga n'Imana mu buryo buhambaye numwe mu bigeze bazura umwana w'umupfakazi w'Isarafati ariho uriya mupfakazi yabwiye Eliya ngo noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko
bivuze ngo hariho n'igihe Imana igikorana n'abantu, abantu bagusuzuguraga, abantu batakwemeraga, bakamenya ko uri umuntu w'Imana. Noneho rero uyu Eliya Bibiliya tubwira ngo yabanaga n'umugaragu we witwaga Elisa. Imana ishimwe cyane. Elove I Elebo Siri Ngrere. Ngo yabanaga na Elisa nk'umugaragu we. Noneho ngo igihe kiragera, Imana ishaka kujyana Eliya mu ijuru, kuko niwe muntu tubona wagiye mu ijuru adapfuye. Bibiliya tubwira ngo abandi twese tuzapfa, ubundi abantu bagiye mu ijuru badapfuye ni Henoki na Eliya. Noneho rero igihe cyo kujyana Eliya mu ijuru kigeze, Imana igiye kumujyana mu ijuru, ngo biba ngombwa yuko Eliya yaje kubwira Elisa, ko Bibiliya tubwira ngo babaga ahantu ngo biberaga ahantu n'ubundi ku musozi hitwa Igirugari, biberaga Igirugari. Noneho ngo Eliya abwira Elisa ati sigara hano, Uwiteka numye i Beteli. Elisa aramubwira ati umva, nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, ntabwo nshobora gusigara ahangaha. Noneho ngo Elisa ajyana na Eliya, ngo bageze i Beteli, ngo Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano, Uwiteka numye i Yeriko, ningaruka n'ubundi turi butahane. Noneho ngo Elisa aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, ntabwo nshobora gusigara, turajyana, kubera yuko yari afite icyo amushakaho. Bene data bakozi b'Imana, mbone no kubwira abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, ese ukurikiye Imana uri kuyishaka hiki? Ukurikiye Imana, uvuga Imana uyishaka hiki? Ukorera Imana uyishaka hiki? Imana ishimwe cyane. Niba ukorera Imana ushaka yuko Imana yazaguha ubugingo buhoraho, Imana izabuguha. Kandi niba ukorera Imana ukayikorera utaryarya, byanga bikunde, n'ibyo ushaka ku Mana, ibyo umutima wawe isaba, nabyo uzabibona. Ngo nuko bageze hariya i Yeriko, ngo Eliya abwira Elisa ati guma hano, Uwiteka numye kuri Yorodani, ndagaruka n'ubundi dutahane. Ngo nuko Elisa aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho, ntabwo nshobora gusigara ahangaha, turanajyana. Kandi nongere mbabwire ngo uko Elisa yagendaga niko ngo yasangaga hari abana b'abahanuzi, bakamubwira batumva, ese nurakamenya yuko shobuja aragukurwaho, uri kwerekera hehe? Wakwisubiriyeyo. Ariko akababwira ngo nimuceceke, ibyo nanjye ndabizi. Haleluya. Buriya iyo ubanye n'Imana neza, iyo ufite umwuka w'Imana, ukaba uri kumwe na Adonai, uri kumwe na Elohimu, Imana ishobora byose iri kumwe nawe, ikumenyesha n'amakuru. Ngo nuko Elisa barajyana, bageze kuri Yorodani. Bibiliya irambwira ngo nuko Eliya afata umwitero yari yambaye, ngo nuko ngo awukubita amazi, amaze kukubita amazi, ngo mu mazi haboneka inzira barambuka. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo nuko bageze hakurya, niho twasomye ijambo, ngo nuko Eliya abwira Elisa tumva, n'ubundi ndabona wamara amaje kugendana nanjye, saba icyo ushaka ndakiguha. Imana ishimwe cyane. Erega buryo ugendanye n'Imana, niba Elisa yaragendanye na Eliya, n'ubundi bikaba ngombwa yuko Elisa Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka ndakiguha. Nawe nugendana n'Imana mugatindana, hari igihe kizagera icyo ushaka Imana ikiguhe, icyo umutima wawe ukeneye Imana ikiguhe. Niba ari amafaranga gucumuza, Imana yaguhe. Imana ishimwe cyane. Niba ucumuzwa no kutagira inzu, igihe kizagera Imana iguhe yawe kubera ko watindanye nayo. Jambo ry'Imana yavuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nanjye nzamukiriza. Haleluya. Nuko utindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana nuko igihe kiragera Imana ikakwiyereka. Watindana n'abantu nibagira icyo bakumarira, watindana n'abakomeye nibagira icyo bakumarira, ariko Imana itanze umwanzuro, ndagira ngo nkubwire ngo byose birashoboka. Haleluya. Nuko ngo Elisa aravuga tumva rero mbabarira, ngusaba ikintu kimwe gusa, njewe ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe, icyo ngicyo kirahagije. Muri iyi minsi haje nk'umukoro, Imana ikakubwira ngo saba icyo ushaka ndakiguha. Abantu benshi babwira Imana ngo Mana mereza amafaranga. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo nibashaka umwuka wera, bakunda n'ijambo ryayo, ibindi byose bazabibona. Muri iyi minsi uri gusenga wibwira ngo Mana wampaye amafaranga, wampaye miliyoni 100, wampaye etaje, wampaye n'ubundi gucuruza, wampaye kwiga, wampaye ibi n'ibi, wampaye urubyaro. Saba umwuka wera. Umwuka wera naza. Haleluya. Umwuka wera iyo yamanutse akagera muri wowe, umwuka wera akakuyobora, agatura muri wowe, akuzanira abantu. Njya nkunda kubivuga, ba bantu wa mwuka wera kuzaniye, abantu bakaguha ibintu, ukaba umuntu. Imana ishimwe cyane. Abantu nibasaba umwuka wera bakunda n'ijambo ry'Imana. Kandi nukuri hari icyo naje gutekereza, Imana imaze kumira ijambo, nza gutekereza abantu bavuga Imana ni benshi. Abantu bavuga ngo
tukiri muri gatolika twajyaga turirimba ngo twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka. Ariko se koko niko twese twaremewe kujya mu ijuru? Wapi! Ni ukuvuga ngo twaremewe, ntabwo twese ni ukuvuga ngo twaremewe kujya mu ijuru, birumvikana nibyo. Twaremewe kujya mu ijuru, ariko ijuru rikorerwa umuntu akiriho. Ni ukuvuga ngo ijuru raryemerewe nibyo, ariko nukora ibinyuranyije n'iryo juru n'amabwiriza akwemerera kujya mu ijuru, ntabwo uzarijyamo. Hari akantu nigeze mbona abantu bakora bakina amakinamico, none ukabona bashyizeho akantu, umuntu akaza avuga ngo ni ukuri ngo nimuzarya mu ijuru mwigira mucyo. Ni ukuvuga ngo rero niba nawe uzi yuko ushaka ijuru, Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Niba ushaka ubugingo buhoraho, kora ibyiza ukiriho. Ijuru raryemerewe, ijuru warariremewe, ariko ndagira nkubwire ngo ni ukuri nukora iby'iryo juru uzarijyamo, ariko nunyuranya nabyo nta juru uzabona. Imana idufashe cyane. Noneho rero Bibiliya iratubwiye ngo nuko Elisa abwira Eliya ngo ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Bantu barasaba, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo murasaba nimuhabwe, kuko musaba nabi, ngo mushaka kubyayishira rijyana, ushaka kwifuza ibigendanye n'ibyo mwewe mushaka n'ibyo murariki. Ariko wasabye umwuka wera, umwuka wera akaba muri wowe, ukajya usoma Bibiliya. Naje gutekereza nyimara guhabwa aya magambo, nza gutekereza ku bantu bitwa abazungu, mbatekerezaho ibintu byinshi cyane. Sanga abazungu Imana yarabahaye ubwenge, sanga yarabahaye ubuhanga. Buriya ndi imbere ya kamera, ariko buriya iyi kamera ijya gusohoka ibasha gusohokana na kataloge yayo, ku buryo nufungura iyi kamera ukiyigura uzabasha gusoma ya kataloge ukamenya uburyo ugomba gukoresha iyi kamera. Ni ukuvuga ngo umuzungu iyo akoze telefone isohokana kataloge yayo, ku buryo nusoma iyo kataloge uzabasha kumenya uburyo ukoresha iyo telefone. Niba akoze sentetizeri abasha n'ubundi gukora kataloge yayo, ku buryo azareba akamenya uburyo iyo sentetizeri izakoreshwa. Ni ukuvuga ngo nubwo benshi batabyitaho, niyo mpamvu rimwe na rimwe dukoresha ibyuma by'abazungu, wabikoresha ugasanga birapfuye kubera ko utasomye amabwiriza y'uko bikoreshwa. Ariko nza gutekereza ndavuga ngo burya umwuka wera n'ijambo ry'Imana ni kataloge y'umukristo ujya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo burya iyo ijambo ry'Imana riri muri wowe, haleluya, iyo umwuka wera ari muri wowe, ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ni karindari y'ubuzima bwawe, ubasha kugenda uzi yujya, kuko niyo ugiye kuyoba ijambo rirakubwira ngo nyura aha ngaha. Imana ishimwe cyane. Ubundi kataloge ni uburyo ubasha gusoma ukamenya ngo ningera aha n'aha n'ubundi ibi n'ibi nzabishakira aha n'aha nimagera kugira ngo n'ubundi ngere kuri iki n'iki nzanyura aha n'aha. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni kataloge y'umugenzi ujya mu ijuru, ni kataloge y'umukristo, ni kataloge y'umuntu uzabana n'Imana, ni kataloge y'umuntu ushaka kubona Imana. Noneho umwuka wera iyo ari muri twebwe, niyo usomye ijambo ry'Imana nusobanukirwa, umwuka wera akubwira ngo hano bisobanuye gutya. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo wowe neza amatwi, wowe ugiye kunkurikira ku Musaraba TV, Imana ikugendere umwuka wera, kandi ujye ukunda gusoma ijambo ry'Imana, kubera yuko iyo udasomye nabwo uhura n'ibikuyobya byinshi. Muri urugendo turimo hari benshi bayobye, ndetse ngo bayobera mu nzira yo kurimbuka. Ariko nusoma Bibiliya, nusoma ijambo ry'Imana, ndetse ugasaba Imana ikaguha umwuka wera, ntabwo uzayoba. Hari abaririmbyi bavuga ngo uru rugendo ninde ugenda mu mwuka ntabwo nzananirwa, uru rugendo ninde ugenda mu mwuka ntabwo nzananirwa. Nurugenda mu mwuka yewe mwene data, elove mingi sikuwa, nurugenda mu mwuka ntabwo uzayoba, nta nubwo uzananirwa, nta nubwo uzacogora yewe mwene data. Trove kuwa sikaine, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana izakuyoboza umwuka wayo wera, nujya kubona ubone, n'ibyo udasobanukiwe urabisobanukiwe. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyisha abahanuzi benshi ni ukudasoma Bibiliya. Kagenda kavuga indimi nyinshi cyane, ariko ntazi icyo Bibiliya ivuga. Kagenda kagera imbere ya kamera
yumvishe muri we hari imbaraga zimufasha, kavuga ati uko biri kose ndumva imbaraga zaje. Banza usome na Bibiliya umenye ngo mbese ibi bintu kugira ngo mbyinjiremo ngomba kubigenzane. Niyo mpamvu kubwo kudasoma Bibiliya abantu benshi bahura n'ibigeragezo. Niba Imana yavuze ngo nzakugirira neza, yahura n'ibigeragezo ngo mbese ya neza y'Imana iri hehe, agahita avuga ati menya atari Imana yavuze. Ariko iyo wasomye Bibiliya usanga handitswe ngo ahirwa n'uwihanganira ibimugerageza ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iyo wasomye Bibiliya ugasoma Bibiliya usanga hari abakubanjirije bihanganiye ibigeragezo, kandi bya bigeragezo babisohokamo ari bazima, batanduye, batishwe nabyo. Ugasanga n'ubundi hari abagiye babicamo ibyo uri gucamo, ugasanga abandi babivuyemo, ndetse bamara kubivamo Imana ikabagirira neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana n'umwuka wera birakenewe ku muntu wese witwa yuko ari umugenzi ujya mu ijuru. Imana idufasha cyane. Nukuvuga ngo hari ijambo rosherishe mu ndimi z'amahanga gushakisha, shakisha. Paulo yaranditse aravuga ngo mushakashaka uko mwamenya iby'umwami Imana ashima. Nawe shakisha uburyo wabona umwuka wera, uvuga iby'Imana ufite umwuka wera. Haleluya. Uvuga iby'Imana utari mu mubiri, uvuga iby'Imana n'ubundi udashakisha, ufite n'ijambo ry'Imana muri wowe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uvuga iby'Imana abivuge nk'ufite imbaraga ahabwa n'Imana. Imana ishimwe cyane, atari gupfa kuvuga ngo nabonye ngo n'ubundi ngo Etienne ngo ari kuvuga ngo mbona biramubereye ngo nanjye reka njye kuvuga ngo bira nanjye nabishobora. Niyo mpamvu usanga abantu bafata ibintu by'Imana bakabivangavanga. Wivangavanga ibintu by'Imana. Niba uhanura uko utegetswe n'Imana, kandi uhanura uko kwizera kwawe kungana, kubera yuko na Bibiliya ifite abahanuzi bahanuye, ariko guhanura kwa runaka usanga gutandukanye n'ukwa mugenzi we. Nukuvuga ngo ntabwo uko Yesaya yahanuye ariko Yeremiya yahanuye, ntabwo uko Yeremiya yahanuye ariko n'ubundi Daniyeli yahanuye, kuko barana abahanuzi, ariko buri wese afite uko Imana yagiye imukoresha. Ubwo rero Imana ibafasha cyane muri uyu mwanya. Umuntu wese abashe kumva igikenewe. Igikenewe ntabwo ari uko Imana igwa etaje, kuko Imana igwa etaje udafite umwuka wera wazajya ugenda uri kwirata ku bantu. Hari umugabo ahantu twari dutuye wari umukire, yari afite imodoka. Abantu bamubwira bati nyaboneka rwose mbabarira nibura ungeze imbere, akababwira ngo nayiguze mutari kurya neza. Buriya ufite umwuka wera wagira n'imbabazi, ukagirira uwo muntu imbabazi. Igituma abantu benshi rero n'ubundi baheza ahantu habi cyane, bakaba bagiye no kurimbuka, babonye ubutunzi ariko babuze umwuka wera. Erega ibintu turi gusaba, ibintu abantu benshi basaba birahari, ubutunzi burahari, yewe amafaranga Imana irayafite muri depo y'Imana, ibintu birimo, ibintu birahari. Hari korasi twayaturimba ngo Imana ifite ibintu, Imana igira ibintu, Imana igira ibintu. Nono bamwe bakajya bikiriza ngo igira amafaranga, ngo igira amazu meza, nuko bakajya bikiriza ngo Imana ifite ibintu, ahubwo igikenewe ni umwuka wera. Haleluya. Shaka umwuka wera, umwuka wera naza. Haleluya. Amen. Umwuka wera naza azakuzanira abantu. Yego. N'abazungu bazaza. N'imodoka bazaziparika iwawe. Yego. Nubwo nayo kwishyura inzu ubamo wayabuze, ejo hazaza uzagira amazu menshi n'abapangayi bajye bakwinjiriza. Top eleve elemingu wasikaya. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu kibuza ni umwuka wera. Ahari umwuka wera ibintu byose biba bihari. Hari umudamu wamamagaye nimugoroba mu gihugu cya Oman ku mugabane w'Uburayi, arambwira ati mukozi w'Imana nakubonye kuri YouTube numva ndafashijwe, mbabarira urusengere, ariko nukubera iki? Shaka umwuka wera. Igihugu turimo na abantu b'abayisilamu gusa ntibemera umwuka wera, ntago bemera ibintu by'abarokore, ntibabyemera rwose. Sabira Imana imu umwuka wera rwose, nunga umwuka wera. Umwuka wera afite agaciro. Rangije arambwira tumva mu gihugu ndimo nukuvuga ngo harimo imbaraga z'abadayimoni. Iyo ugezemo udasenga Imana ushobora kujya kubona ukabona izo mbaraga ziraguhitanye. Ambwira abantu, arambwira ati hari umuntu wageze hano muri iyi minsi
izo mbaraga ziba zimwiciye umwana. Ati hari undi nawe wahageze, izo mbaraga ziba zimwiciye umwana. Ambwira abantu batandukanye izo mbaraga z'umwijima zigenda zicira. Ariko arambwira ngo nanjye narahageze zitangira kumfata, zinyatatse ntangira gusenga. Ati ngiye kubona mbona za mbaraga n'ubundi Imana izikuyeho. Arangije arambwira ati nyingingira Imana imo umwuka wera. Ndi kubwira abantu basaba umwuka wera. Ni ukuri abantu bihutiye gusaba ubutunzi, rimwe na rimwe Imana irabubaha, ariko bamaze gusaba ubutunzi ibubahaye badafite umwuka wera bajya kubusambanisha, none bagiye kurimbuka. Ariko nubwo ubwo butunzi yabuguhaye, ongeraho n'ikindi ubwira Imana ngo Mana wamaye amafaranga, mereza n'umwuka wera. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu mwanya n'ubundi ndimo mbwira abantu batandukanye, suko abantu bafite amazu meza badahari. Hari abataha mu ma etaje, hari abagenda mu ndege, hari abafite amamodoka arahenze. Umva, hari abantu bafite amafaranga bayaborotse no ku makonti, babuze n'icyo bayamaza, ariko babuze umwuka wera. Umuririmbyi w'107 mu ndirimbo z'agakiza yararimbye aravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wowe weza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu, twoherereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Amen. Nawe ukeneye umwuka wera. Yewe mubyeyi ukeneye umwuka wera. Yewe daddy ukeneye umwuka wera. Yewe my friend ukeneye umwuka wera. Shuti yanjye ukeneye umwuka wera. Imana igenderera umutima wawe. Hindura teme y'isengesho, hindura mu byo uri gusaba, saba n'umwuka wera. Jya ureba uvuga uti uko biri kose nanjye nkeneye umwuka wera. Umwuka wera naza azakuyobora muri byo. Umva, azakuyobora muri byose. Na babandi bagusengera ni ukuri, kubera yuko nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere, mu gitabo hariya mu byakozwe n'intumwa. Soma ijambo ry'Imana mu bice 10, sanga ahantu handitse ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo ni Korneliyo ngo marayika w'Imana amusanga ku isaha ya 9, aramubwira ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Abantu babuze umwuka wera, abantu babuze umwuka wera. Ni ukuri abantu baravuga Imana ariko babuze umwuka wera. Abantu nibasoma Bibiliya ni uko ngo wabonye umwuka wera ugasoma n'ijambo ry'Imana, ni ukuri ibyawe byagenda neza. Imana ishimwe cyane. Hari igikenewe, shaka umwuka wera, usome ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana.
reka dusenga imana, reka dusenga imana. Ariko tutarasenga imana, iri jambo ntabwo narisobanuyeho ibintu byinshi cyane. Ngo Eliya amaze kubwira Elisa ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Elisa yari afite uburyo bwo kubwira Eliya ati nyihera, ngewe ndashaka kuzaba umukire muri iki gihugu, abantu bakajya bambana nk'umuherwe, abantu bakambana nk'umuntu ukomeye. Ariko Elisa aravuga ngo ndashaka umwuka wera. Haleluya. Nawe nubona umwuka wera n'ibindi byose umwuka wera azakwigisha uburyo uzabana n'umugabo wawe, azakwigisha uburyo umwuka wera umwuka wera akwigisha n'ukuntu ugenda. Niyo mpamvu wagiye ubona ba Esiteri batabarwa, si uko bari abakobwa beza kuruta abandi, ariko kubera umwuka wera wari muri bo byagiye bituma umwami areba mu bakobwa bose akavuga ati nta wundi nabona atari Esiteri. Umwuka wera natanga urugero kuri Yosefu. Hariya mu Itangira ibice 41 uzasome ibice 41 uhere ku murongo wa 17 uzasanga ari ijambo rivuga ngo Farawo abwira abagaragu be bose ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Agaciro ni umwuka, nubona umwuka w'Imana. Ngo Farawo akimara kubona n'ubundi ngo Farawo Yosefu ari mu mwuka w'Imana, Bibiliya irambwira ngo nuko yiyambura impeta ye ku rutoki arayimwambika, ndetse ngo arangije amwegurira igihugu cyose cya Egiputa. Arangije aravuga ngo abantu bose bazajya hasi yawe, icyo utegetse cyose aba icyo kizakibaho. Abantu babuze umwuka wera, kandi uwo mwuka wera ufite isezerano ryawo. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye, nzasuka umwuka wera ku bantu bose, abahungu n'abakobwa, abasore n'abakobwa, abantu abaje n'abagaragu, abereko bazereko, abahanura bazahanura, n'abakambwe bazarota. Ukeneye umwuka wera, kandi uwo mwuka wera nawe Imana yawuguha. Mbese urawukeneye? Nyemerera ngiye kugusengera Imana, nawe ukimara kumva mu masengesho wari gusenga ushyiremo impinduka, shyiramo tamoro, ushyiremo impinduka, shyiramo impinduka. Nubona umwuka wera urugo rwawe ruzagira amahoro. Nubona umwuka wera abakuvuyeho abo bose muzabana neza. Nugira umwuka wera azakuyobora. Haleluya. Azakuyobora, azatuyobora neza, azatuyobora, azatugeza mu ijuru, azatuyobora, azatuyobora, azatuyobora neza, azatuyobora, azatuyobora, azatugeza mu ijuru. Baba Mungu asifiwe. Tontevo elemingu wasikaya. Lonte tunashukuru Mungu wetu. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Turagushimye kubw'isezerano ry'umwuka wera. Paulo yabwiye abantu, ni Petero wabwiye abantu, ubwo babonaga Petero yuzura umwuka wera, ubwo babonaga umwuka wera amanukiye intumwa 12, baribaza ngo mbese bari abantu basinze, mbese bari abantu n'abasazi. Ariko Petero kubw'umwuka wera aravuga ngo ntabwo abari abasinzi, ahubwo ni ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweli yuko mu minsi ya nyuma, mu minsi y'imperuka, Uwiteka Imana azasuka umwuka wera ku bantu bose, abahungu n'abakobwa, abaja n'abagaragu, n'abakambwe bakarota. None arangije aravuga ngo nimwakira agakiza, kandi mwakira umwami Yesu, nawe abahereze kuri iyi impano y'umwuka wera. Hari abifuza kuba baba bahanuzi, ariko bakaburi inzira byanyuramo. Ariko nibasaba umwuka wera, ijambo ryawe riravuga ngo nimusabe muzahabwa, ngo nimukomange muzakingurirwa. Yewe Adonai, natwe turakomangira aba bantu baheze mu rungabangabo, babuze uburyo bwo kugira bwo kubona umwuka, bw'uburyo babona umwuka wera, babuze uburyo bwo kumenya inzira banyuramo. Nyamara iyo dufite umwuka wera aratuyobora. Niyo umuntu ageze aho yarabuze inzira, umwuka wera aramuyobora. Dusengeye abantu bawe bari ku mugabane wa Amerika, abo bose bagiye kuzakurikirana ubu butumwa. Uwiteka Imana Nyiringabo, uzavuga n'amagambo abiri, yafata iminota 2, yafata isaha, yafata amasengesho y'umunsi, yafata amasengesho y'ibihe, ariko gusaba umwuka wera. Unyumvire Uwiteka, kuko niwe wamaye ubu butumwa ngo mbugeze ku batuye mu isi. Uwiteka uzamwumvire, azabona ikimenyetso cy'umwuka wera, kandi nawe azahabwa impano y'umwuka wera. Nibuka Paulo asengera abantu ngo uwo mwanya abari aho bose
ngo nuko buzura umwuka wera barahanura. Haleluya. Reka abantu bawe mwami Imana nyiringabo bakira impano y'umwuka wera. Umwuka wera be muri bo. Abo ku mugabane w'Uburayi bazumva ubu butumwa, uzabahereza umwuka wera. Abo ku mugabane wa Afrika bazumva ubu butumwa, bagaca bugufi bagasenga, bazahabwa impano y'umwuka wera. Uyu mwuka wera azabageze mu gihugu cyo mu ijuru. Reka mwami Imana abari ku mugabane wa Oceania, abari muri Afrika, abo bose mwami bazumva ubu butumwa, bakakira mwami Imana nyiringabo ubu butumwa bwiza, bagaca bugufi bagasenga. Nawe uzabagirire neza, bazahabwa umwuka wera, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wera. Uyu mwuka wera niwe udukoresha iby'ubutwari, niwe utwigisha gukunda bene data, niwe utwigisha gusenga, niwe utwigisha kwihangana. Uyu mwuka wera yewe Adonai atari muri twebwe ntabwo twazasoza uru rugendo amahoro, ntabwo twazagera iwawe. Ariko uyu mwuka wera musabiye abatuye mu isi, abapagani nibamwakire, kuko nzakurikiranwa n'abantu bizeye, ariko nzakurikiranwa n'abandi batarakizera. Mwami Imana nyiringabo abazakurikirana ubu butumwa bwose mbasabiye umwuka wera. Yewe Yesu Kristo nukuri wagiye kudutegurira aho uri ngo natwe tuzabeyo. Reka bazakurikirana ubu butumwa data wa twese tuzabane muri rya teraniro, cya giterane cyo mu ijuru, aho ijambo rivuga ngo iby'amaso yacu atabonye n'amatwi yacu atumvishe, ibyo byose warabitubikiye. Urakoze Adonai kumvishe gusenga kwanjye, urakoze Elohim kugiye kugirira neza abantu bawe. Byose mbyingingiye mu izina rya Yesu Umukiza wacu, amen. Katugusaba utanga nimero za telefone. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 54 52 369, 078 54 52 369. Shalom.